Haleluya. Isabato nziza. Twese hamwe isabato nziza. Umunsi w'umunezero. Amena. Bifurije isabato nziza. Kandi rwose ikomeze ibabere nziza. Hano baririmbyi baranejeje cyane. Baririmbye indirimbo irimo uburyo ntabwo umuntu yagera Imana itagira gute, ariko batangiye bagaragaza uburyo ki ari imbaraga z'isengesho zabashije kubikora. Rero numva hari ahantu yibereye ikibazo akakibera n'abandi, nasenge nta hantu yagera Imana itagira gute. Abarokore bo bagira ikorasi ivuga ngo ni hanyuma ya zeru birakora, ngo yamana hanyuma ya zeru irakora. Ubwo rero niba na hanyuma ya zeru ikora nta kintu cyayinanira, sibyo? Barakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nahoze niga mu gitabo cy'ivugabutumwa bagaragaje imbaraga y'indirimbo zikora ku mutima, uburyo zishobora kwitangisha umutima ukegurirwa Kristo. Rero nanjye ngo mwitangishije ndimu. Reka twahuranye mu cyigisho kubera yuko ari wo mwanya twari dutegereje. Nanone tugiye kwiga amagambo avuga ngo ni murye kugira ngo turokoke. Turye, njyewe bahibwiriza ngo murye, ntabwo murye mwenyine. Murye cyangwa turye kugira ngo turokoke. Kurya, kurokoka bihuriye he? Turaza kubibona. Turye kugira ngo tugire gute? Bavandi, ejo duhuye ababaza rwanyu twiganye iki? Mwabyibagirwa ra? Turi kwiga gute? Turye kugira ngo turokoke. Imana ibahe umugisha. Ari amagambo ari muri Yosuwa. Ndi kwiga iki gitabo cya Yosuwa cyane. Ndi kukiga kuko ndi kubona impamvu ndi kwiga Yosuwa muri iyi minsi. Ngiye kuyibabwira. Turi mu rugendo, turi kujyana rurimo abantu b'abanyantege nke, turi kujyana bashobora no kugusha abayobozi babo nk'uko Mose yagushijwe nabo, uretse ko nta mucaca gitangirwa urwitwazo. Turi kujyana rukeneye abayobozi nk'aba Yosuwa batari abasivile ahubwo bameze nk'abasirikare. Turi kujyana umuntu ukora umurimo afitiye amakuru avuye mu butasi. Mu yandi magambo, abize iby'amateka ya Yosuwa na Isirayeli mu miterere y'urugamba rwe yabanzaga gutata. Turi kujyana kugira ngo amenye intwaro abanzi babo bitwaje, nawe amenye intwaro yitwa. Ariko kandi ni urugendo rurimo abagenzi b'abanyabwoba bagira n'inkuru z'incamugo. Kwiga Yosuwa ni iki cyatumye we na Kalebu basezeranyirwa kugerayo. Niyo mpamvu uri gukunda Yosuwa, kubera yuko bari abantu bameze nk'abakikijwe n'ibihugu bishya bagomba gukura amakuru ku Uwiteka. Turi kujyana, niyo mpamvu rero ndi gukunda Yosuwa. Ariko turi kwiga ngo turye kugira ngo turokoke. Reka tujye muri Yosuwa igitabo cya 2. Simbizi niba wumva uri umugenzi ujya mu ijuru, niba wumva watangira, niba wumva ufite ubwoba bwo gupfa, ariko ibanga ryaturokora gupfa nabi. Turimo twiga ngo turye kugira ngo turokoke. Yosuwa 2. Amagambo nkunda cyane arimo inama y'ingenzi bahawe nahageze. Ndasoma Yosuwa igitabo cya 1, ariko ndahera ku murongo wa 10. Imana imaze kumutoranya no kumukomeza, afite n'ubwoba niba nashobora kutazabona kugera muri Kanani. Ndasaba abana ngo batuze cyane, kuko umuzingo wa 3 ubutumwa bwatoranyijwe uravuga ngo kubera abana baba bari kwirukanka mu rusengero ngo batuma ruhinduka Babuloni.
Uwiteka arababara cyane, niyo mpamvu ndasaba abana ngo batuze. Ntabwo biba byoroshye ariko mugerageze murebe ko bikunda. Yosuwa cyambere umurongo waho wa 10, ariko mu magambo banziriza uyu murongo Imana imaze kumutoranya, imaze kumusezeranira yuko akwiye guhumura agakomera ko yari yateye butaravuga ati mwami niba Mose abujijwe kugera i Kanani n'abantu bameze gutya, njyewe ubwanjye utarafite kwitonda no kwihangana nk'uko Mose, ubwo njye nzabagezayo. Imana ahubwira tuva nkubwire, humura, komera, shikama, ndi kumwe nawe, kandi uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Haleluya. Aramubwira tuva nkubwire, aho muzakandagiza ikirenge hose ndahabagabishe. Haleluya. Iri ni isezerano ry'abantu bishimiye gukora umurimo w'Imana. Genda rifite riravuga ngo aho nzakandagiza ikirenge hose ngiye kuvuga ubutumwa, Uwiteka arahampaye na hano ndi yahangabije. Haleluya. Rero umurongo wa 10 Yosuwa amaze gusezeranirwa amanukana amasezerano arangije abwira abantu, tumva mbabwire rero. Yosuwa abwira abantu yuko bazambuka Yorodani. Yosuwa ategeka abatwara b'imitwe ati, abayobozi b'imihanda yasashiwe mukanya tuvuye mu mitwe, abayobozi b'imihanda gushyira amaboko hejuru. Njyewe ndi gusoma Bibiliya nyabwira Imana ngo ntagire n'inyuguti isigara. Umbabare byumve n'ubutamwongera nkabwira Imana ngo bimbere bishya. Abayobozi b'imihanda, abayobozi b'imitwe gushyira hejuru. Yego murakoze, Imana w'umugisha. Ngiye kubabwira amagambo n'ayanyu. Yosuwa ategeka abatwara b'imitwe. Ubwo no mu Isirayeli bagiraga ibihande rero. Bagiraga imitwe, sibyo? Yego. Ati munyure mu ngando, mutegeka abantu bo mu bihande banyu. Munyure mu ngando, aho bari batuye aho nyine. Munyure mu ngando. Mubwira abantu muyoboye bati mukore amahamba. Uraziti mina amahamba. Amahamba ni iki? Iki? Ni impamba nyinshi. Yani magambo. Impamba imwe ukongera indi mpamba bihinduka amahamba. Yemwe rubyiruko mwabyumvishe? Amahamba ni iki? Vuga ngo ni impamba nyinshi. Mugende mubwira abantu bo mu bihande byanyu, bayobozi b'imitwe, nimubwire abantu bo mu ngando, abantu banyu mubabwire ngo mukore amahamba menshi. Turi kwiga ngo turye kugira ngo turoko. Ariko rero kubera iki mu bwonko bwa Yosuwa akimara gutoranywa, akimara guhabwa amasezerano ko Imana iri kumwe nawe, akimara kubwirwa yuko agabijwe igihugu cyose bazakandagira, yaranabwiwe ngo nta n'umuntu uzahangara kuhahagarara imbere, ndi kumwe nawe. Kubera iki kibwiriza cya mbere yatanze agiye kuyobora ubwoko bwa Isirayeli ari kugira ngo bapfunyike? Kuki atababwira tuva mw'abanyabwonko? Kubera iki kibwirizwa cya mbere ngiki Yosuwa igice cya mbere siyo turi kumwe? Kuki kibwiriza cya mbere Yosuwa yahereyeho akimanuka amaze kuvugana n'Uwiteka yarababwira ngo mukore amahamba? Kubera iki? Nuko ariho hashingiye imbaraga yo kugira ngo bazaneshe urugendo rwabo. Haleluya. Iki kibwirizwa cya mbere mu yandi magambo bitubwira mu ijuru, muzabwira Yosuwa ngo twamenye ikibwirizwa cya mbere wahaye Abayisirayeli cyavuga ngo mukore mukore amahamba, kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani mujya guhindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye mukibemo. Haleluya. Kugira ngo bazagihindure banakibemo, ubwo ikibanza ni ugukora amahamba, sibyo? Ikibanza ni ugukora impamba nyinshi. Kandi ubwo nibakora impamba nyinshi bazarya nyine ibyo bateguye, bazabigenderaho, babipfunyike, babirye, kuko nibyo bizatuma bajya guhindura igihugu mukora amahamba rero. Dukora iki?
abantu batajya biga ibyanditswe byera, ndi kubabwira ngo mukore amahamba. Imana yambwiye mbabwira ngo twige dukora iki? Tujye kugira ngo turokoke. Byakozwe n'intumwa 27. Pawulo afata urugendo atitaye ku bibazo byose azahura nabyo hakurya. Yari yarabonye iyerekwa ry'ukuntu azagera no mu ijuru, yishima ibyo umuntu wazamutse akagera mu ijuru rya gatatu niwe wivuga ubwe wagize iryo yerekwa. Pawulo asobanukirwa n'ikibazo bafite. 27, inkuge irengerwa bose bakira. Ibyakozwe n'intumwa 27 umurongo wa 27 kamba ariho mpera. Inkuge tuyiga ko ari itorero irarenge kandi kamubwira na muri kubira turi kujya turengerwa. Imiraba iri kutwisukaho, ntabyo mubona? Nta miraba mubona? Namwe ntayo mubona. Murategura n'isi igategura ibindi. Iyi ni imiraba, ariko nyine mazi ijoro rya 18 risoye duteraganwa hirya no hino mu nyanja ya Adiriya, turateraganwa. Pawulo arabandikira ati mu ijoro rya 14 turateraganwa, inyanja turimo umuraba dukubita dutariya utugarura hino. Maze abwira ati mu gicuku abasare bakeka yuko hari igihugu begereye, baravuga ati banza turi hafi yo kugira ahantu hari ku butaka. Nuko bagera uburebure bw'amazi y'umuhengeri, babona nka metero 40, bicuma imbere hato, barongera babona nka metero 29. Kandi kuko batinyaga gusekura ku ntaza, bajugunya mu mazi inyuma y'inkuge ibyuma 4 byo kuyitsika, bifuza ko bucya. 30, abasare bashatse guhunga mu nkuge bamanurira indere mu nyanja, basa n'abashaka kujugunya imbere y'inkuge ibyuma byo kuyitsika. 31, Pawulo abwira utwara umutwe w'abasirikare ati aba nibataguma mu nkuge ntimubasha gukira. Mugume inkuge ni iki? Aragira ati muri kujya mutekereza mukavuga ati wenda turenda kugera ku butaka, mukavuga ati tujugunye ibyuma imbere y'inkuge buyifasha gukika. Abandi bakavuga ati nitugera hafi y'ubutaka turenda tuvamo. Muri niba ndakoresha imvugo, muri kujya murekereza ngo muhite mureba ko mwagera ahantu habafasha kugira ngo ihagarare musimbuke muve. Kambabwira ikibazo si icyo, igisubizo si icyo, ahubwo nimutaguma mu nkuge murahura n'akaga tikurokoka. Mugume gira kubabwira ahubwo ikintu kirakurokora uyu muraba ko yewe cyatababwiye ati muzi koga muvemo. Murimo muribaza ngo se ubundi twenda kugera ku butaka, muri kwicara buri mwanya mupima metero ngo murebe ko ari ahantu yagera hegereye inkombe musibuka muve. Mbabwire mugume mutorero mu badive byarakomeye n'ubundi nta kintu gifashije gashaka ko basenga ahuzura umwuka. Umva mubwire Yesu yabwiye abantu ati amagambo mbabwira niyo mwuka nibwo uzi bw'umwuka wera. Uko urisoma ukaryumva umwuka wera aba ari kukujyamo. Yesu ati amagambo mbabwira niyo kandi nibwo bugi. Nanjye nasomye aya magambo Yesu yatubwiye uko uyiga ukayumva umwuka wera aba ari kukujyamo. Bakidusimbuke turi mu nkuge kwa kundi kose ujye ubigerageza ukabona inkuge yawe nta kigenda. Umva mubwire Pawulo yabwiye ngo mugume turi kwiga ngo turye kugira turokoke. Yosuwa arangije agira ikibwizwa cya mbere ati mukore amahamba. Pawulo amaze kuvuga ati mugume mu nkuge, ahubwo yabarangiye igisubizo cy'ikibazo. Arababwira ati nibataguma mu nkuge ntimubasha gukira. Maze 32
abasirikare baca imigozi y'indere barayireka iragenda. Bwenda gucya Pawulo arabinginga, aleluya, arabinginga bose ngo barye. Na wa musirikare arimo wa wundi ubatwara, arabinginga bose nimurye. Ikibazo si ugusimbuka ngo muvemo, ikibazo si ugushaka hafi y'ubutaka ngo tuvemo. Igisubizo ntabwo ari ugushinga imigozi ifashe ku byuma ngo ihagarare, nimuyicara igende, ahubwo mbabingize ndabinginze murye. Aleluya. Ururimi ndi kuvuga rwo kurya ruri kumvikana ni ukwiga ibyanditswe byera, Bibiliya n'umwuka w'ubuhanu. Umukecuru umwe ngo yaravuze ngo Bibiliya ni umutima, umwuka w'ubuhanuzi ni agasosi. Arangije arabinginga, umurongo ndawukunda. Arabinginga bwenda gucya ngo bose barye. Ati none uyu munsi ni uwa 14, murategereje ariko ntimurya. Haranditswe ngo none turi ku tariki, uyu ni umunsi wa 14, mutegereje ariko kandi mbabwira abadivantisite turi muri iri tara ya mujye ririmo imiyamaranga izayibuza kuza. Reka mbabwire nta nubwo twayihagarika dushinga imigozi n'ibyuma, uwo muraba uzaduterera. Kandi igisubizo si ugusimbuka ngo tuve mu nguge, ahubwo igisubizo ni ukurya. Kandi we turategereje, ntidutegereje, sidutegereje, dutegereje iki? Kugaruka kwande? Ariko biri kumbwira ngo dutegereje ariko uheruka kurya ryari? Ugira igitabo byibuze wihariye usoma? Sinabwira ngo ni kwiga Yosuwa mwa bavandimwe. Ugira igitabo byibuze wihariye usoma? Ugira Bibiliya ahantu wihariye byibuze usoma? None hari abanumvisha ngo ntabwo wize karindwi, ngo nta n'umwe. Barategereje ariko ntibarya. Pawulo ari kwiginga abantu ngo nimutegereze ariko murye. Uyu ni umunsi wa 14, mutegereje ariko mutagize gute? Ugiye urya? Yosuwa arangije amaze guhabwa amasezerano n'umunezero, mwuka w'Imana yahozeho amuvugira amabwira Abisirayeli, tugomba kubwire mukore ahamba menshi. Pawulo ati mwiva mu nguge, uyu murabona ubundi niyo hahandi mwishinga n'ibiti ntimugihagarare. Icyo si igisubizo, ahubwo ndabinginze murye. Mugira gute? Ndabinginze murye. None uyu munsi ni wa 14, mutegereje mutarya, mudakoze intoki ku munwa we. Nicyo gitumye mbinginga ngo murye, kuko ari byo bibiri bubakize. Aleluya. Turi kwiga musi, turya kuko ari byo biduki. Pawulo ati nimurye, byo gusimbuka muva mu nguge murajya he? Mugume mu itorero murye, kuko ari byo biri bubakize. Aleluya. Kadamu turi kujya Mana wakugisha mukabara basobanurire. Luka 24, Yesu yavugiyemo amagambo akomeye aravuga ngo nuko ahungura ubwenge kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe byera. Aleluya. Ahungura iki? Ubwenge. Mukabara dusobanurire turye. Pawulo aragira ati nta no gukoza intoki ku munwa. Ujya ubyuka wigendera, ukagaruka wigendera, ukagaruka wiryamira, udakoze intoki kandi gutegereje kugaruka kwande kwa Yesu. Guma mu nguge, igisubizo ni uku kora amahamba menshi, kora impamba nyinshi. Nuko kandi hatazagira, ndababwiza ukuri ko arabwira ati nicyo gitumye mbinginga ngo murye, kuko ari byo biri bubakize. Kandi hatazagira agasatsi kamwe gapfuka ku mitwe ya. Ariko bavandi kurya bihuriye hehe no gupfuka ubusa?
Bibiliya yakoreye Samusoni, yamuciye amaboko ko ariyo yarwanishaga maze yamuciye amaboko ko ariyo yarwanishaga. Yakoze iki? Yamwogoshe iki? Kubera yari uwerejwe Uwiteka imbaraga n'ubwenge. Aragira ati nimurya ntabwo muzatakaza imbaraga n'ubwenge, ntabwo agasatsi ko ku mutwe wanyu kazapfuka. Arangije Pawulo akora ikintu cyiza, nuko amaze kuvuga atyo 35 niho ngeze yenda umutsima. Ariko Bibiliya irantangaza, mumujye muri uriya muraba Pawulo yari yatekera, yari yasanze akawunga muri gusinzira. Arangije yenda umutsima, ashimira Imana imbere yabo bose. Aleluya. Arawumanyagura, atangira kuryaho, bose babona ihumure nabo bararya. Aleluya. Ariko biranejeje ngo babona ihumure, ibiti biratuza. Ni iki bariye kigatuma bahumurizwa kandi ari mu muraba mu nyanja? Ubwo uri mu bwato ugenda hari igitenge mu kigo, ukaba n'ishuri ryawe kigenda kurengerwa, baguha umutsima ukumva ihumure bakawunga. Ni amasezerano y'Imana bariye. Aleluya. Bose babona ihumure maze batangira bararya. Mugize ngo si bari benshi, bari 200 kandi ko mbabona. Bose babona ihumure nabo bararya. Twese 37, mwumva aba bantu bose, twese abari mu nkuge twari abantu 276. Hano mugezemo gora? Mugezemo? Ni mwumva abantu Imana yahumurije icyarimwe, twe tungana gutya byayinanirana twese turiye nk'uko nabo bariye bose. Umukuru n'umuto bakarya, ntabwo Imana yaduhumuriza abavana. Imana yo mu ijuru iduha imbaraga yo kurya, iduha iseseme dufite mu by'umwuka, turye kubera yuko twishimye dukiri nta no gusibuka kuvamo kumamo, turye nicyo kiraturokora. Yosuwa ati mukora impamba nyinshi. Yesu ashimwe. Nibwo tuzahindura igihugu Uwiteka duha tukanagituramo. Yani magambo, gukora impamba y'iby'umwuka ukarya, tuzabigenderaho tugera no mu ijuru, kuko nicyo gihugu gakondo dusezeranirwa. Tuzaba mu isi nshya. Indirimbo twatangije irimo amagambo avuga ngo abapfuye bazongera batura mu isi nshya. Nuko bapfanye ibyiringiro kubera baryaga, bari bafite impamba nyinshi. Kandi kambabwira simbabeshye, uwariye Bibiliya by'ukuri arahinduka. Agira ute? Intambwe ku ntambwe agenda anesha. Nibitaranesheka bizanesheka, kuko kwezwa n'urugendo rukomeye. Uwize Bibiliya ari umupagani ariga akihana, agasezeranirwa ibyiringiro, akazabarwaho gukiranuka kwa Kristo. Iyo akomeje urugendo nubwo harimo ishuheri n'umuraba, azageraho Imana yamusezeraniye. Aleluya. Ndasaba muri uyu mwanya ngo dukore impamba nyinshi. Muntu wese kwiga ibyanditswe byera, ugiye gupfa upfuke n'umusatsi, ahubwo shaka ukuntu warya mu buryo buhoraho. Aleluya. Ndasoreza kuri aya magambo. Aravuga ngo ari hereza agaciro Bibiliya yawe, yikunde kandi isome, kureka gusoma ibindi bitabo. Nanone ndavuga nti tukibagirwa kurya ku mutsima w'ubugingo buri munsi. Uramukeneye cyane kurenza ibyo kurya by'isi. Kurya rimwe mu cyumweru ntibizatuma ugumana ubugingo uzakugeza
munsi gerageza kugira ikintu gishya wunguka mu byanditswe bye. Buri munsi uyige kandi uhabwe ubumenyi bwa buri munsi ukuye hehe? Muri Bibiliya uzaba uri gukora amahamba menshi. Ndasaba Imana yo mu ijuru